ikinamico. umuntu yanga undi maze agakoresha amayeri yose ngo amuvane ku isi. Iyo gusohoza uwo mugambi binaniranye, abanyarwanda babisobanura baca umugani ngo nta nkubi kubita umunyabugingo. Nta nkubi kubita umunyabugingo ni inyito y'umukino indamutsa zigiye kubagezaho, wanditswe na Ndumviriye Yozefu. Mbega ubwima Karame, hano ntabwo ukiga. ndiga nuko ndagiye. Uraragiye? Nkabonye se kakonje. Kuki suragiye zifite ibiziriko? Ahora n'iki wa mubyeyi we, agahinda k'inkobo kamenywa n'inkike yatoyemo. Ko mperuka se mufite ibiraro muzigabuririramo, kuki waziriza ku gasozi? Ibyo baza muka data naho njyewe se ashwida. Cyo mbwira, kuki utize kandi abandi bose biga iki gihe? Sindabigushyira iki ko ari hahandi. Nabuze amafaranga y'ishuri, none baransezereye. Cyo ukabura amafaranga y'umusanzu kandi asakora anakize. Icyo nzira sinkizi, nyamara uw'amahoro we barayamuhaye. Ubwo kidobya ni ntamwe mukaso. Koko ushyira umutindi ku kigega akakwimira umwana ihundo. Wabona agenda. Aha, rwubika ngo yini warwuburange soko. Durahora nsibye kujya kwiga. Nkubasanze mfite agakaye nigira hano mu gisambu yagatwika. Umura witonza atura itongo ry'inkuba. Reka ariko ngiye kumubaza impamvu uriya mugome butwe, maze wirirweho. Nimurirwe, murakoze kundema agatima. Yemwe aba hano muraho. Muraho. Benyiraho ni wowe? Muraho ntamwe. Uraho neza? Yego. Cyabana. Yego usigaye uba mu kihe gihugu? Warabuze nukuri. Erega ntabwo abana bararembye. Yo bafashwe batese. Ni malaria y'ubitagikira. Niba sibaho. Reka bahuye na cyago ngo ni malaria. Cyakora ubu batangiye guca katsida. Nuko ubwo bari koroherwa. Niko siba wicaye. Ubu suturutse hehe? Mvuye muhira ngiye kugura kunyu hirya hariya. Reka tube tumena mwabiri urabugenda. Dore ubu haracyari kare n'abana ntibarava ku ishuri. Uyu munsi se abanyeshuri bize? Bize da. Wese waragize ngo ni konje. Kandi nyuze kuri kubw'Imana aragiye. Kuki se batagiye kwiga nk'abandi? Heza data wambyaye. Sikiwe hariga se ngo azamara iki? Hariga se ngo azatwara umusozi. Niyo yawutwara ntacyo byanyungura. Naragire nawe n'umwuga. Oya wimutererana ari wowe umurera. Reka yige. Nta kazi ke nta faranga azabona. Nta byanga kandi azabura intama n'ibyuma. Uwivumbiye n'ubundi aba yivumbitse. Umwana ni nkundi kandi ukandagira gahungu ntaho nyora. Menya ko ari ikiremwa muntu. Wimufata nk'umuja mu rwase witwaje kutamubyaye. Koko bizaba impamo koko mwanya ari mwanyoko, mwanyina wundi ari mwanyina nyenga. Naziragire yewe naziragire. Ahubwo ikibi nuko bahora banca amafaranga yuko ntarekera amatungo mu biraro byayo. Nkayahura gasozi kandi binyuranyije n'amatwara meza y'ubworozi bwa kijyambere. Ubonye bagufunze ko bizatuma wikubita gashyi. Uragize umwana amatungo atabuze ubwatsi bwo kurira mu kiraro. Iriya setariya yose se mwayitereye umurimbo. Nyirambo ukuntu uri inshuti niwancyuriye utyo. Rego umugore mubi we. Nyagasani. Yewe naba mubi nagira menya ko n'inkono zisumbanye imbyiro. Have se bikomeza kunkora mu gutwi tudatongana. Naho uriya mutinde nzamutoteza yumve, muteze nasazamuteme maze ndebe. Menya ko ihunga umurizi gwa ruhabo. Urashandikira inshuke umushibuka wishukanya busawe. Urabizi? Reka ibyo tubivemo. Maze disi ntubungayire. Ubu ngubu guye mu rugo rwose nta nayariba. Cyakora ndakugurira rimwe ariko tugeze hariya ku kabari nguherekeje.
yego ngo isohotse ukwiri ntibugayirwa, ntiwivune si ngombwa nta bisanganwa nk'amagambo. kugaburira undi amagambo simbishima. Uzije n'abandi bagore iyo twiteretse inzoga abagabo bacu badahari, yo nta byiza nkabyo. Kujya mu birabura umubyeyi uziriye si byiza. Amafaranga wowe wagahaye umwana ngo niyo ugiye kwaya mu kabari, ibyo si byo. Erega twe ntabwo tujya mu kabari mwe imbere. Mbese wagize ngo twinjiramo? Reka da twigira mu gikari cyako. Byose ni kimwe. Ahera kuyibasabitse mudasuma musanga abagabo barimo imbere. Ariko nawe urasetsa rwose. Mbese amafaranga muhora munywera murayacurara, ariko so wagira uruganda rwayo we yabona ubutare. Reka nayo tugavura. Burya rero babeshyira baboye ngo baragavura. Aha, twe nta warubara. Yewe niyo tujyanye imyaka ku isoko, tugombe tuvaneho y'agacupa nta kindi. Cyangwa hari utungiza adashitura wa? Nangwe ndaguha Primus imwe ntabwo usinda. Ngwino tugende. Niba wanze kandi ngiye kurya isomera. Yewe ndagenderege ndihuta naho ikindi gihe. Ndagiye rwose reka ngiye kurisoma. Gendere. Uko wagiye wajya baragenda. Mbere ko amaze ahishira we. Ubugome, ubusinzi, ubushinzi, bishya bishyira bishyito n'uburaya buzaza. Kubwima ko nakubonye ku ishuri wari Wamaho dusangiye data naho amaganya yanjye sinayakuganyira. Nyoko se ntiyongeye ko nyuma umusanzu nanone ngo nindagirize ifite ibiziriko. Na mwarimu nawe ntiyareka ndyinjiramo nta musanzu. Sinarenganya mwarimu, bose bazi ko tukize, ariko nako nuko data yanywera. Dore na mama munyuze hari mu birabo, bombi bapfiriye gushira. Bihorera shenge ufite icyo abonza abwira guze. Ndirewe hanagure nta kindi, nawe se ntabwiriwe simburare ndaraniha. Reka ahubwo njye kuzana icyo dufungura bari abasinzi bataraza ngo badufunyange muri aya masaha ine y'ijoro. Bizane dore niriwe nicira isazi mu jisho yabinyimye, uretse ko niririwe nyotse nokeje mu gicaniro ntabikiryera. Kubwima urashonje ndabyumva. Reka ahubwo nyaruke njye kukuzanira. Ndasi nyaruke. Mama ni umugome pe. Arabivuga sarabizi. Yego ngo ntayimanye na Kabara, ariko amahoro niwo ncira kari urutega hano. Naho data, aha yabyaye nk'inzoka. Icyo no gusinda gusa. Umugore wati nijuse kandi imbaga, na data nawe ati nibyo mugore mwiza. Yewe nta kunegurira abazimu mu ndaro, reka nicecekere. Uryoherwe nabiteguye neza. Ndumva biryoshye koko. Umunyu, agasenda karinganiye, amavuta, isupu n'impumuro nagahebuze. Bimeze neza. Yakuramo pe. Rwose yumvire nawe Kubwima. Ahubwo nukuza kumfasha. Nawe nduse uvuga ko amatagira gitereka. Yewe uzakore kuri radio, uhamenya ko amazi ibicuruzwa pe. Ariko nawe urakabya. Imibare yarananiye none ngo nzakore kuri radio. Urumva se bivuga mu mibare, bishaka inyoza mu kuvuga no mu bukangurambaga. Wabona y'akazi tudafite impamya bushobozi y'amashuri makuru. Wowe ahubwo Imana yaraguhaye ntacyo utazi. Koko yarampaye. Iyo nikoreramo simba narafashe mu kibo cyuzishavu. Ese di niko mwiziki wabonye ngahise mu myitozo. Noneho nakubise impyisi inkoni. Nabonye 8 ku 10 mu Kinyarwanda. Ni byiza cyane. Yewe ahubwo mwarimu yaduhaye umukoro w'imuhira. Ni ihurizo rikaze. Hari amakaye se wazanye? Nayazanye. Ariko wabona netetana igishakoshi, wowe ntacyo ugira cyo gufashamo amakaye, yagira ati ntiti hano. Hatana gusa n'izibika zari amagi. Uko nta wangu uko abaye, nakaburiye mwisiza nikabonekera mwisakara. Geze mu wa 7 ntaraba mu ba mbere. Aha. Urabizi?
Rusiya wa wundi wo kwabura arahurwa yamaye ikaye ngo wigiramo ibyo biza udahari. Nuko di. Kuva ubu hari isuzuma ry'abanyeshuri biga mu wa 8. Rusiya yakoze rwose. Yewe yarakwihebeye. Nawe se ubuntu bwe bumeze nka bwa bundi butiza urugi. Nyuma yagize neza. Mamaho. Karame. Ndumva nejuse. Biga amasaha nembe ndeba muri iyo kaye. Urangize ngusobanurira iyo mibare babahaye? Nibyo reka tugire vuba abasinzi bataraza ngo badusindire. Naza se Yamari ndabona ibyo bize mbizida. Ibindi nshaka kugusobanurira. Gira n'ingoga ahubwo mbaye ngiye mu cyumba ndaje. Yewe uyu musaza wanjye ni Imana y'u Rwanda. Niba atari bya bindi by'umurenzi aho wera ibijumba. Kubona hangayikishwa nuko bahora bamamagara mu banyuma. Yewe nanjye ntacyo azamburana. Nubundi ntabapfira gushira. Sinamera nka mama umubuza uburyo kuva nyina yipfiriye. Niwa mahoro we. Reka nze noneho dutangire. Ndaje de. Reka njye gukingira amatungo. Humura nabikoze. Ndetse nugariye ntacyo twikanga. Nuko di, uzikura umwana mwiza. Reka nzana agatebe nkwegere. Ngeza hino. Umva noneho iri hurizo. Kamuhanga yorora inka 3. Buri nka yayubakiye ikiraro cya metero 2 kuri 3. Inka ya mbere ikamwa litiro 6. Iya kabiri ikamwa umwikube 2 w'icya kabiri cya litiro z'iya mbere. Naho inka ya gatatu ikamwa igiteranyo cya litiro z'inka ya mbere n'iya kabiri ariko ukuyemo icya kabiri cya dekalitiro 1 gusa. Shaka ikizo nka zose zikamwa. Ngo mbese Kamuhanga yagenzereza te inka ze ngo mbese Kamuhanga yagenzereza inka zate gahorano amata imisi yose. Merezi kayindebe. Ibi ninganya gaciro nta kibazo rwose. Ngo harya ni litiro 6 z'iya mbere nawe z'iya kabiri n'umwe kube 2 w'icya kabiri cy'iya mbere. Icya kabiri cya gatandatu ni 3. Sibyo se? Umwe kube 2 wa gatatu rero ni 9. Yo, nibyo koko. Inka ya kabiri ni litiro 9. Nagikoze. Ya gatatu ikamwa igiteranyo cya litiro z'iya mbere n'iya kabiri ukuyemo 2 bya 5 bya dekalitiro 1. Urabyumva tubwo ngubwo? Dekalitiro 1 se ntingana na litiro 10. Ubwo 2 bya 5 byazo ni litiro 10 ukubye 2. Ukagabanya 5 bihwanye na litiro 4 gusa. Aho sinabyishera? Reka da nibyo nyamara. Niyo mpamvu rero igiteranyo cya litiro zose inka zikamwa ari litiro z'iya mbere uteranyijeho iz'iya kabiri 9. Bihwanye na litiro 15 rero. Noneho iya gatatu ikamwa litiro 15 ukuyemo za zindi enye izirusha. Ikamwa amalitiro 11. Ibyo nibyo. Ntubona ko bishoboye? None se yakora ate kugira ngo horane amata iteka? Icyo sinakivamo da. Gerageza. Keretse haragiye abusanya inka ze kuzibangurira. Bityo bikihaka igasimbuzwa niyo nsa bityo. Wabimenye. Ahubwo umushakashatsi pe. Uzi ko byari byoroshye. Kuko abatabizi bicwa no kutabimenya. Ubundi se ugereranyije kwa Kamuhanga na hano si kimwe. Tworora kijyambere, twateretse ubwatsi bw'amatungo magufi n'amaremare akagaburirwa no mu biraro. Wavuze se ko ubworozi n'ubuhinzi bidatana? Dore tubona ifumbire tugahinga indobanure buri gihe. Nuko nta kibimariye nta kwihaza mu mirire twabigezeho pe. Niki? Ceceka numve. Menya babasinzi baje. Buriya se bihagije mu mirire cyangwa mu businzi? Ayaro kwihaza no kwiyahura. Naho simbakira ariko reka nicecekere. Abanyamitwe minini ntizu yaturengwa n'imijugujugu. Ahubwo agatwe gatoya karinda uruguma
winumire urebe ko hari icyo bagutwara. no kubahunga ahubwo. Mwiriwe bana banjye. Kuki mutavuga mwiriwe. Mwiriwe. Mwakire dore nakavuga mbazani ni kafanta. Namwe ni mwahirwa rwose. Murakoze cyane. Cyubaye wa mugore we maze najye umeka byeri nisomerewe nakindi. Byeri wisomere koko biye ni burya koko ndabando ubu surashyira he koko. Yezanganje pepe. Oya di. Kubwima tani birahure wakagoryiwe. Ngo wakagoryo oya sibyo di. Nugatuka abana di. Bituma bagutinya. Urumva di. Uyu niya ntiwamushoboraga aransuzugura ngo sindi nyina. Bya birahuri ngiye nabizanye. Ariko nabanje kubyoza. Ngo kubyoza? Kuki mubika ibirahure bitogeje? Aho ndiwumva wamushobora yanze kubyoza da. Aruko mba ntavuze se. Ye. Imana ararengana ninjye mwari mwategetse kubyoza nyuma ndibagirwa. Naho teteka wankotsawe mva mbese. Havedi wa mugore rwose wikwigira kidashiturwa mu bana. Kubw'Imana we. Karame. Wakoze iki uyu munsi uvuye kwiga? Wabase wize neza mwana wa? Ibyo nige bireba nzaba ndo. Yatunganije byose ubwo nta kibazo gihari yewe ntacyo. None ubwo wamubeshyiraga nta gasuzugura agira ati ndamuzi umwana waje. Byose arabikora gusa nako ndareba yabitunganije uko mbishaka. Kubw'Imana we. Karame. Kuki wazanye ibirahure byinshi icyo kiri imbere yawe gishyire mu kabati wowe ntacyo ugomba kunywesha. Fata icupa birahagije. nanjye nta kirahuri nywesha niba kubw'Imana atagomba kukinywesha. Ni kukize? Zibaho se nawe ziba. Kuko umuntu yibyarira ikishi barabivutse. Nzaba ndo. Bite mugore mwiza rwose. Waje ugafungura aho bwakereye ko yishe umugabo. Ngwino wegere. Mfungure se? Oya nta kibazo rwose urakoze. Je iyo nibone agatama nagahinda rwose maze rubanza Ariko nawe ubwo atari mushikaki n'ibitoki by'inyotse se. Ubwo se wari urakoramo wari kubirya se. Menya ko hakora ikiri mu nda ariko ejo ntuzakora neza akazi bagushinze. Oya ntacyo kunanire buri ntacyo rwose uko buri sayine baduha amata ku kazi maze tukishyura ukwezi gushize. Ibyo se ntabwo wari ubizi? nkabona tutakigabura abo bantu baratuvundira n'impamo baratuvundira. Niko bana mwe kuki mutanywesha ibirahure? Nk'ubwo musanze ayo macupa yarahongotse ntiyabahongora amenyo. Erega mama yatubujije. Ngwiki ngonde wabuza kunywesha ibirahure kandi hano wanjye turabasimu. Reka nuko twari twikumburiye amacupa. Ntabwo twari tuzi ko ari bikunywesha gusa amacupa nta birahuri. Cyo noneho ni musuke mu birahure sinashobora ibyo muri uru rugo. Ose abana ntibanywesha amacupa hari icyo bitwaye. Ntacyo murakoze rero bana baje maze mujye mwiga neza mujishikaye. Urabyumva? Iki gihe amashuri n'ingume eka igendeye kuroga nagizi mujye mwiga neza. Namwe nimwe vuba maze mujye guhisha amaso dore
burije ma burije ma ndakumva mumpe amafaranga 100 ku ishuri badutumye kandi ngo ejo tuzaza n'amagi 10 yo kwigiraho guteka ibirayi mu murete. aravahe mwana wa abo barimo nabo kuko ubw'Imana ari mu wa 7 atabijyanaga yabaye iki uw'amahoro. nuko wabinyimaga naho ubundi nakubitwaga izakabwana. Kireka nanjye ni inkubiti z'akabwana nta kundi. oya wowe mwana wa ndabizi utinya inkoni n'ukuri amagi uzayafate hariya mu bworozi bwacu urumva. akira n'iryo zana n'iryo nsigaranye ku mwenda andi manyinya yanyunyuje da. ejo sinzapfa kujya ku ishuri nta musanzu ngo niba ninginga mwarimu aba ndetse kugeza ubwo muzayampera. akira ya 50 nuteteho nawe ntukandushye. Ariko se ma ari yaramara iki koko? murakoze nta gato kava kwiguye. nunteteho wako ntaziwe uyate cyangwa uyansubize wandashima we. ngaho muramuke yeye no kwiruhukira ndumva nta kabaraga sigaranye. Muramuke kubwima ubizi humura y'amafaranga y'umusanzu yawe ndayafite. wayakuye hehe? wayibye se? wayibye si byiza niba ko wabigenje. oya sinayibye nayo namusabye. amagi nayo badutumye habe na ya mafaranga. ndagira ngo ejo tuzayagurishe ku isoko tujya kwiga. amafaranga azavamo uzahe mwarimu abakuretse da. utazabura uko ukora isuzuma rya leta ryegereje. nahoze kuri nshakura amagi 10 ni menshi cyane nako nyoko bitahuye ntacyo yakugira kuko ufite umusegura gonda ijosi. humura nawe nzagufasha uko nshoboye. nubura ikaramu ujye ufata iyanjye nzajya mbwira mama ko bayinyibye maze ampindi. wese kuri mwanya ko wabuzwa n'iki kuvuna umuhango wongeza undi. cyakora ati urakoze cyane rwose. ubwo twarangije gusubira mu masomo tujye kwirambika nta ejo tugana ishuri. ibyo burije koko. ntamu cyo numira kagwa n'inkweri hari rwa rundi rwaraye rushizira cyangwa bigira hagera no wayura n'ibiki munyabutira rwose. ubonye wagumye hano ntaba ari wowe ubyutse abanyakabari abandi bakozi ku cyumweru bararuhuka naho wowe wagira ngo waregaswe mu karenge ahubwo buri gihe ujya hehe. umva mbese kora ibyo nkubwiye nazo nshiro ngira ngo uzinyishyu yazo. ubwo surashaka iki muri iki gitondo? nakumira nabi kandi se kagororoka ukagira imana we. reka ingo yaguya uyingu yaguya sindi imanwa. zana dore ndamukanya icyaka. akira ese ubundi utarutegeza aba bapagasi bo kwa mitimbo wari kuzarumara. bisa ikibazo guha abandi bagabo urumva hari ikosa ririmo. ntubasuzugure kandi ngo nuko ari abapagasi menya ko sinamenye uriye buriya yarakize cyane. ari ryo vugunyo ryawe rishobora gushira dore ko imisiko n'ingwe. aha kuvuga no guhanura icyakora urabizi ariko se kuki udaheraho ngo wikubita agashyi kubiki nk'umwibangi. akazi kawe uzibuka ibitereko washeshe ubwo se n'upfu uzihambara. ngiye impamvu nyine nsangira byose na bose uretse kandi n'ibyo umupfu burya ntabwo abura umupfunya. erega inshuti niyo musangira mu kayaga. yego ijisho ry'umukunzi rikurira ripfuye ariko kandi nta n'inshuti yo mu kabari. iyi minsi ihuze urayiba kuko ubuzima hano ku isi ari gatebe gatoki. mfite amatungo ahubwo inzara izanyura hehe? ubwo uruvuga uti ndi buzantungura ntirishoboka. ruriya abandi rutakwibagiwe ubwo se amatungo urata yewe ahubwo ugira unayakingize ejo muryamita yakuryana utaramye. aha humura imanwa z'abatindizi igira iyazo mirindi uzakingize nawe ukora iki iyo ugiye ku kazi.
cyangwa uzareka tuzagurane ujye ku kazi dusimburane maze nyajyane nanjye kuyakingiza. tuzagurane hewe utabusya bwita ubumera niko nzaba ndo ubwo washobora guteka nabuzwa n'iki koza icyungo wabivamo nta bagabo bateka uzagenda uri mu mahoteli anga akazi iyo haya marushanwa ngo baba mbere ushobora kuba bagabo ukagira imana uticaniye arahurira undi koko naho guca imanza ubwo si zuca hari uwo zananira umusinzi igica ntategekaho si wowe wampaye impamyabumenyi urabyumva yemwe waramutse waramutse nyirampo ni mwumve se kubyaraye mwaramutse tambuka tuguhe mwaramutse ese ni wowe nyirampo niko waramutse mwaramutse neza iri gute nyirampo urwo ruhinjara urabwira buke kabiri arekeraho naho kwifata bibananiye mwifungishije kubyara dore bigira inzira ariko nyirampo ndakumva harya ubu umwana wawe reka ndebe umwana wawe si uwa cyendara ni uwa cyenda cyakora kwihaza mu mbyaro n'intego yanyu pe nawe se uko witsambuye umwana uko wongeye undi yewe nyirampo urashoboye none se kubyarira agasambi nibyo byiza ubuye by'urupfu burya ntawe biteganya ruto ruhuye nawe uzabyara butazarira babingarisi gusa ko bivuga ngo abasinzi niwe wabyara indahekana burya buke kabiri bimugendekera biti simbyumva agaho kari ku wundi karahandurika tubivemo ko wabona imana ibaguha wabona ubiyama yewe nyirampo ni ukuri nuko buke kabiri ahora mu butumwa ubundi buri mwaka waba uhetse undi mwana uko mbibona yewe wasetsa n'uvuye gutanyana de abyara ryo se ni urukwavu namwe we unyibukije ko uyu munsi ngomba kujya mu rindi hugurwa Nyabisindu wabiraranye se oya naraye nibagiwe kubikubwira ahari kubera inzoga nibyo abacamanza bo muri ifasi yacu gusa erega ubutegetsi bubitayeho wahora n'iki ko bajijura bajahajwe n'inzoga nubwo avuga ngo yarayibagiwe kubimbwira yaje abivuga ahubwo nari nabifashe ko ari ay'abasinzi cyakora napakiye impamba da mbe ni umuzigo wagira ngo arasuhutse nizeye ko utibagiye gushyiramo ka kajerekani kato ndashaka kuzaniguriramo akagwa ngezeyo yewe nagashyizemo nako ibyo nibyo nyiramure we babiriwe ngiye kureba ko sura rw'umwatansize twari twahanye umugambi ko azantwara mu modoka yagiye Gishamvu nyarukurebe nibyo reka mbe ngiye yewe ariko sinzi ko umubona akunda kuzinduka kandi ndabona hakeye ariko se ko nzaba ndoragiye ntamubajije imyiteguro yanyu mihire twitegura seke kujya mu ihugurwa se bigomba kubagirwa ubukombe njye ndavuga ibyo murimo kugurira ku bw'Imana azajyana ku ishuri ngo iki yewe nawe ushaje nabi uyoboye uko uriya mwaka arangije ari wowe wanyuma se tureba wita uwa 8 burya rero urangije abarangije nyine namwiboneye kuri komine rero ku bw'Imana mwene nzaba ndora yatsindiye kujya mu mashuri yisumbuye ngo iki aziga iby'ubuganga mu rwunge rw'amashuri Butare nabyisomeye rwose nawe uze tujyane urebe koko se umuhamba yatsinze nyagasani we noneho ndabandwa izaheye koko habuze iki amafaranga muyafite ngo iki ni mushyashyane dore ngo bazagenda mu cyumweru gitaha komeza unabimbwira hagati aha ndakumenyesha ko nawe mwisengeneza wanjye Rusiya biganaga nawe yatsinze mama shenge we ngo uhaye impundu disugize amahirwe naho twebwe ni ingorane gusa yaba reka dawe se si uko ngo nuko atari ubura bwawe ni hahandi hanjye azakira se ngo azankize koko uzi ko nzaba ndorasanze nkiri hano ariko nawe uzi ko udatinzera nibwo se ko ugarutse vuba se igikapu ngende wari wakibagiwe mbese nsanze ntegereje yambuze nyuze no mu kabari mpasanga inkuru nziza ko akana kacu katsinze na mwarimu mpuze mbizi duhuye yabinyemeje ubwo ntari rero uzagurira umwana ibyangombwa byose by'ishuri unamuherekeza umugeze kuri bisi Butare urabyumva maye se ubwo nzabikora ugomba kubikora n'ubundi ko zivuze niko zitambirwa abanjye bahungu nzaho n'abataye none ngo kwiruka inyuma ya dore no kunyuraho amafaranga uzaho ari urumva ngaho mubeho mubeho ngaho mubeho urugendo rwiza
uzagaruka amahoro kandi ye nawe musigira amahoro. Nyagasani we kubw'Imana atsinze abikwiye kuva mu wa mbere abo wa mbere ndizera ko azabikomeza. ndeka nyiramuri rwose ndeka ubu ngubu ugiye agahinda kanyishe uriya mukenya ntabwo ntamugize ngo muteshe umutwe ariko ashwida dore bajya no gukora rya suzuma rya leta narabumuraje none disi kirankoze aratsinze rwose. Ihene mbi yanga mwavu ninde se wundi azakiza atari wowe keretse rero watinya kugererwa mukebe wagurijemo. Yewe arabeshya ariko arabeshya ye arayize ntayarangije ndabirahiye nta mwambaro nzamuha ntaki yewe kubw'Imana nta cyanjye azabona. Umenye ko Imana yazabiguhora mba ndoga bakuru singufashije muri ubwo bugambanyi bwawe n'ubwo usenya rw'umutiza umuhoro. Ntabwo ariko yiramo yewe wowe ntubizi ntiwigeze uharikwa niko umwana w'ishyari ni mubi kabone niyo yasumbirijwe n'ukuri. Vuga ko umwana wundi abishya inkonda aho guhana umupfu koko wayobya umuvu. Menya rero ko nta nkubi kubita umunyabugingo ntacyo mvuze ntiteranya. Urashaka kubwima muri mubyeyi ese warayi hano uzi ko umaze kuba igisore niko sha ishuri muze kugira ingogo. Wageze ino ryari naje ejo bundi buriya. aha ariko sisha urazi ukamara kabiri rwose zibimenye aka nakomero kuva watangira amashuri kandi niko bigenda ubu ntabwo ugeze mu wa kane. Ubu rero ntacyo mpindukaho yewe inzoga zambuza no kureba Yesu ahindukiye ku isi nawe ariko ntujyanikira niyo yayo sha murambandikira gusa no kwigeze hano batayibereka bityo rero ibyo nababwiraga ntiwimenye hisho kuko uri mu wa mbere no wa kabiri niho nta mpuwe yambwiye ko watwandikiye ariko sinirwe mbazi ibyawe ubuho n'uw'amahoro ujya umbwira ko ntashya ubwo ni ukuvuga ko umugore atangiza amabarwa yawe. Ndikora ndizera ko aho mbabaye muhumva oyavuga ntawe gutera hundi ntitwongana nawe nari mfite nyoko sha ariko nawe ntamuharika cyakora byose nabitewe n'ubusinzi nako n'umusazi nduzi ko byose ari kimwe. Icara rwose ishyira amazi wimpe neza ndakumva humura sibyo. Yego ubundi umubabaro w'umwana umenywa na nyina ariko yebaca umugani mu kinyarwanda ngo umutemere w'ishavu n'ijosi ndi data ntuntatire sikuzi imigani myinshi. Dore nje mbyibushye ubu ngubu nyamara nisubira ku ishuri nzaba ndamagufa masa. Bitewe n'iki oya rwose ubimbwiye neza ubwira wumva ntavunika urumva kihangane uvuge n'ubwo umutima wuzuye amaganya udasobanura amagambo kuki utajya ubimbwira sha. Mutaha mu gicuku mwihagiye ntinya no kuvuga ibigoramye ngo imihoro itarakara nkikura naho narindi w'amahoro niwe nkesha kuba nkiriho ubu ngubu. None yarabundazaga bakabinyibira burya none dore yari yubakiye Yesu nzabigirane ndi hagati nk'ururimi. uzi ko washize ubu niho mbimenye. Kuva mu mashuri abanza n'uw'amahoro wampaga ikaye ikaramu aho nsindiye kujya kwiga i Butare nta shuka nta gakabutura k'imikino kandi mukorera leta. Oya simbyumva amafaranga yose ntabwo nahaga ntampura. Nyamara nuko bimeze reka nshishike ndabona n'abaje atanyumfata. Oya vuga rwose agahinda n'ikica akagira mubi uvuga icyo ushaka rwose ntacyo gutwara urumva uhagarike n'ingwa aravoma. Kubw'Imana wa cyana we niko kuki utahiye biriya bishingwe. Nasuzanyaga na papa yarampamagaye. Ubu sigiye waziye niho mukibona na koko cyo shinguka aho ngaho rero. We ntukiri umwana wa mugore we akana barakabye ugiye kumwicira ubuzo simbimenye none ntazo nugiye kumundukira mu maso yanjye koko. Siya myanda yiri wahangaha buriya yakoze iki. Ndakwiyamye ntazongere kugira icyo abura mu rubugo kandi cyati. Yewe ariko ubwo wowe nzajya ncyaha umwana nawe uvuge ko nasugutetesha tusikiwe. Ntukahise ndi umugabo sinkavuge ngo nawe ukopfore bikomeza kunshingira ndi umusinga. Vuga ko uri umusinzi naho umusinga ni mwene ruti. Murekera gutongana rwose mu babyeyi mwe. Yewe ariko nawe uzavuga ahangahara yewe ni igitangaza. Murekera gutongana kuri amanwara cyakora ukoze hasi koko yibutse undi buye niko gutaha buri munsi mu gicuku ngo nakazi nihe bakimanza nijoro ra ubu uri mu ndaya gusa birazwi wa musinzi we. Ndeko myedoro kuki mugagise kuryo
wibagiwe nagukuye washyano Reka ntabwo ndishyano gusa urantwikira iki ngo ndishyano ntabwo ndishyano rwose ngo mwijito w'ikintu nkugira ngo umuhindo ntuzahindura tangira uvuge ayiwa cyamara wamennye ariko muhave rwose musigeho reka ubona inyama zamba ibi ni ibiki ibi ni ibiki mwasigaho Pano maheri y'umusazi gusa sikikira nankubise nushaka yo kunyica ntabwo mpava wacyo ntaziwe ntawe ndakira rwose muticena rwose gusa nabasigaye mu kabyaramo wari kwakuri ukamuhunga vaho nawe nawe ngaho nawe wa mugambanye zitaba bazi zigasingira abafashi nakazi kawe rero gapfa kabure n'impungu oya ubonye inkuru sinziragira ngo atoje igisiga ndamusigamo imvune ni mutago ariko kijyana n'ibikira ko mugore w'ingaragerwa n'ingongo y'umuhoro kamwumvishe kuko ndi kuzira ikimana ubwo manze n'akazi kanyu ndihungiye rero mwicane ntahari ndamuhamye rwose yari neraniye rero rwose oya gumasha gumaha najye kuyora ibyo bishingwe aho uzavuga iki nakoze kuko sipu muragapfa mwese mwabagome mwe muragapfa nabi gusa umusinzi kindayaguze gikomeze kinkubita kazaho niba udashizwe garo kubivuke shaka ubwima karame ntuzarwane ariko gucyaba umugore hari igihe ubona ari ngombwa cyongera ndi mahano ya ntamwe yewe simurega ndabivuga imvaho kuva nsinda nta nkweto mwanguriye habe n'akamambere arizo zihendutse nta varisi nta ki mbese rwose nzi ko amavarisi uyafite hano arahari n'iryaguye imyaka 5 irashize nyisaba nta mpuhwe ntangirira impuhwe zo kuba mbika udushwange mu mufuka w'imwenda gusa byitwaza rero ngo nuko byantera kwirata nyiramaso yerekwa biki harya cyangwa wa mbere shamu ndagerageza nawe z'amasomo yifasha ati nta kibazo uretse gutwigura ibikoresho by'ishuri byose ibyo ariko ntibimbuza kuba uwa mbere kuba uwa mbere uwa mbere ndetse n'umuyobozi mukuru w'ishuri ryacu ahora mpamakaye n'ibindi bihembo byo kuba ngira amanota menshi nkundangije umwaka mfite amanota 80%. 80%? komero intwari sha rwose maze rero ndabona rwose utakiriho gukorerwamo nzaguha kuvuga icyo ushaka cyose ndetse uyu munsi ndaguha amafaranga 5,000. murakoze cyane rwose maze wikenure muri ibi biruhuko ayishuri yo nzakwihera ubwanjye urumva murakoze cyane mbaye mbashimira ari abagabo nta guhapfa abandi maze wiga butaruhuka ubwo ugira ubuganga ni byiza cyane abaganga barakeneye muri iyi minsi uzaminuze mu buvuzi tujye tukiyukira uzatugangahure ndetse buriya n'ubusinzi wazabunkiza mbona abandi baganga barananiwe kuzegase nibyo igahorya ntawe uvura ahubwo isi byo gukora akazi njye kugura akagwa ngo uhembe gukura umuhanga rwose nibyo murakoze cyane umenya Imana yibutse umugaragu wayo dore umunsi w'ikirenga mu buzima bwanjye bwose data ni umusinzi uborozi bwe n'inzoga noneho muri iki kiruhuko mukadata azumirwa abonye ukuntu nkora cyane reka nkora ariko niko data asize ntegetse ese cya gitebo kiriho ngo nyore ibishingwe wimbaza ubusa dore uko arora wowe komeza wihuze naso tuzabonana nta soni koko ngo uhamagare wanjye mwese murambyaye mbubaha kimwe rwose uragapfa nakubyaye wowe aho kugutwita yavamo nta soni ururimi rwoshya n'urundi reka nigendere kuko abagabo barya imbwa zikishyura shinguka aho ngaho se nyine urantera iseseme siki aratera imbabazi rero wagira ngo se buriya banetaho ndi nyina ariko bajye uyu mwana nanjye ariko simworoheye ndamaze ariko nzamubuza uburyo yumve ko mufiteho ububasha nubwo amaze kuba igisore aranguranya umuhamba ubwo rero agiye kurangiza amashuri neje akaba yabaye umukarani nako n'umuganga mukuru numva ngo nibyo yigirara reka mureke yarangize ahasigaye tubonane sinzatuma atamira ku ifaranga ry'umushahara keretse rero niba uburozi bwanjye bwaba butagikora ariko se ko nyina butamuraje ajye njye
ninde injira turiyo ntiduheza ese ni wowe yego icyo ndamutsa ni ko umuco bidusaba ariko kubw'Imana nawe ndamutsa nawe umuco wagucengeyemo ibyo nabyo ngira umugabo nicyo washakaga ndamukugize ariko tuzi ko burya koko wari umutego ngaha noneho amashyo ngore ngo ashyikire intebe wicare mwakoze akazi se kifashe gate karagenda neza da umuntu gusigaranya buvura benshi da barakurahiriye kuvura neza ngo nawe mu mujyi basigaye baza kwivuriza kuri ibi bitaro ukoramo nawe si uko nyogeza ye kwavura neza byo simbizi ntabimenye ni mwene ndaruhutse uramuzi ikindi kandi ngiye burya sinkorera ku isaha nk'aba bandi banga kuvura indembe bitwaje ko amasaha y'akazi yarangiye ibyo byo disi burya amagara araseseka ntayorwa komeza umurego ntibizabe iby'imihini mishya ahubwo hanyuma se w'inyarugenge bitera umerewe neza turaho da aho wakoreye ntamaze kugwira ubundi se mama yarya mwiki si abasore babamarira yabo ariko kuko uzi ko ibyo byateye di ujya kubona ukabona umusore agutuye icupa rya divayi nk'ubwo warizana ntarimo utuntu mfashwe neza cyangwa ntubandi nyabingi reka bivuga utyo urukundo burya n'impumyi urisha imbuto akaba wamushyitsi muhire urukundo ntirwingingwa ntirucuruzwa rwuhirwa amagambo meza gusa n'ibikorwa byiza n'umutima utaryarya nizeye ko n'urwaca rukora umeze harya ubundi yibutsa twavutse rutera ariko nawe uko byagenze se ntuzi ko iba ari umupfuwa twigana amashuri abanza narakwishimiraga burya kuko wari ufite ubwenge ukagira n'ibibaraga rero ukadukiza ubuhungu bwadusahindiraga unyibutse ibya kera napfuye ndapfuka naho nsindiye kandi ni uko cyakora wankoreye byinshi byiza sinzakwibagirwa wanyandikiraga amasomo mwiza ntaharimo kadata yansibije yewe burya rero ikigusetsa sinabikoraga kubera urukundo yabarwanyeho burya utabizi nzagukunda kugeza gupfa uzi ko ukiga i Butare yanazaga hano kugusura mukaza akanyamagana kandi masenge ahagenda wahora n'igiti none ubuhugo mbona ntacyo akivuga iyo nje amuhaye ikira ko akebo kajya wamugarura narakuzenza ubwenge ntibikwiye ko nabika inzika ngo ushake kwihorera nta mama ngira uzamusimbura buriya cyane cyane mu mihango igomba ababyeyi nzamushimisha cyane mufate neza zicuza impamvu yantutezaga umukambwe wawe se burya yabivugagaho iki we ni akayoga kamubuzaga kunyitaho ndangiza amashuri niyo yamenye uko ndiho ngo we yarangarukiye uretse ko inzoga rukigeretse nazo akura yayo kunywera se ko bamuhaye pansiyo ndayamuha kandi inzoga zirahahora burya da n'amatungo yaramugoboka dore ko yayoroye kijyambere akabonerera amata menshi agurisha nzeye ko atakijya mu kabari ariko akabayijwe ndi ni koga ngo ntibaganirira n'abandi basaza bakuze nkawe erega burya abasaza bararushya wagira ute se ni ukumusazisha neza nyine kandi ukajya umwihanganira atazakuvuma nzamwitaho nuko nzazana umugore wenda umubuza uburyo nk'abo njya mbona akaba yamusazisha rero imburagihe ubwo uzashaka nyine wowe ushima imico gusa imico yo mu bakobwa kuri iki gihe nanjye yarangiye igihe uzashake uwakwiyeretse uko ari mbese uwuzi ibibi n'ibyiza bye keretse ari wowe siniranga mfite umuryango menya ko akora ko ngukunda uko nkunda wiryaryaho cyose wamenye igipimo ngukundiraho siko nakurangaranye di reka nze nkuzanire fanta yihorere nta nyota mfite sinkunda kunywa fanta iyo ntafite inyota ahubwo reka nkubwire icyari kinzanye nagira ngo nkubwire ko nzajya kwihugura mu Bufaransa nkazamarayo umwaka umwe ubwo rero uzamerekeza nyine ungeze i Kanombe aho nzuririra indege kuwa kabiri w'igitaha abandi bana fendi hangize ubuzanyibuka ryari humura ngende nyabusa naho tugihuriye humura ntawe uvumira itararenga burya wenda amaherezo bazakwibuka naho urukundo rwacu rwo ntiruzacogora ntabwo ari nka ba bandi bajya i Burayi bagahindukira batatira umutima w'abakunzi
nzakubera nkubonye. Amasezerano ariko uzaba wishimye. Gendera wigenge mu gukunda nta kibazo. wowe numbera imfura nta kindi uzabimenyesha ababyeyi gusa, kandi nabo basanzwe bakunshimira. Nanjye nizeye ko data azagushima. Tuzimuka data we nta nama n'imwe yangira nziza. Ujye umushimisha ariko unamwishisha. Ujye ukenga ko atavuzwe n'umwe, nawe yakunyuza mu ryoya. Yewe reka nahe tuzaba tubonana uwo munsi. Ngaho igendera ubwo nzaza kukunyuraho. Uramutse kandi usuhuriza ababyeyi. Nawe usuhuza abo tutabonanye. Naho uwo munsi ariko ntuzantumikire ngo ubure. Ntabwo nzabura, ntabwo nabura rwose. Ese w'amahoro umwana rero wamuhaye Yego umwana niko yabanye yanga ko muheka gusa ndagenda amufasha. harya ngo usubiye iwawe nikoze ubu waretse ukamara undi munsi umwe noneho ukazabwira umugabo wawe ko umwana yari arwaye. Oya ibyo sinabikora kandi uzi ko urugo rugomba kurangwa n'ubwizerane hagati y'abashakanye. Ahubwo nyibukije ko ngomba kunyura ku bitaro kubw'Imana akampa imiti y'umwana kuko yarayabinyemereye. Ariko w'amaho kuko uratashye tutaganiriye? Pema komora hano ni iki tutavuganye? Mwana wanjye ujye unyumva, dore uko uje hano wibera hamwe na musaza wawe uriya, igihe rwose ntundebe n'irihumye. Ntiwabuze igihe ngo tuvugane, dore maze iminsi hano kandi iyo kubw'Imana ajya ku kazi ni wowe twirirana. Ariko uko biri kose sinari nakubwira irindi ku mutima mwana wanjye. Cyo noneho mbwira icyo ushaka ngende dore hakeye. Ntacyo mvuze, niba ari mpana vuba nigendere. Niko w'amaho kandi ntabwo uzi ko kubw'Imana atarakara kanjye ni mubi, ujye umwirinda. Nyamara arankunda, ahora aza kudusura, yashakiye umugabo wanjye akazi. Musaza wanjye musebye ibindi rwose. Nawe rero ufite masaza yawe nyabu, se ntuzi ko ujya kwica ubukomba bwagaza? Menya ko ari inzigo yanjye rero. Wimubeshyera. Yego ngo uwanze nyakabwana yangira n'ibyana byayo, naho kubw'Imana ni wowe umuhemukira. Muhemukira ntese? Akiri mu mashuri wigeze gutwika amakaye n'imyenda bye ngo akunde atsindwe, umubeshya ko babyibye. Aha koko se mwana wa ninde wabikubwiye? Mana we nyagasani, yabibwiwe n'iki? Wowe se wabimenye ute? Amahirwe ahubwo nuko kubw'Imana atabizi. Ntacyo kandi ajya mpisha aba yarabimbwiye. Kuba njye mbizi nabibwiye n'abakwiboneye neza kandi ntibakubeshyera. Nyamara kubw'Imana arakwizera rwose. Ntiwari ukwiye kumugenza mbere n'ako kageni, dore ndubahwa kubera we. Uko biri kose ariko simushima, ntabwo mushima pe. Ma uranzi usazanye ubugome pe, n'ibintu kubw'Imana guha koko ngo uhongera umwanzi amara inka. Reka nigendere ndetse. Uragiye mwana wa? Ndagiye, urabeho. Uragiye koko? Nawe mwana we nibyo byawe? Nta nubwo aretse ngo muherekeze da. Ariko ntamwe nanjye mfite ingorane. Nawe se reba ntawe ukinsura. Uw'amahoro nawe dore uko agiye ameze. Ahubwo sinzi niba azanagaruka hano. Sinamenya rwose. Wiriweho? Yego. Se ni wowe nyirambo? Mwiriwe neza. Niko uraho ahubwo? Yego. Bitese ko wivugisha byinshi. Reka disi byanjye rwose ntabwo wabivamo. Nikoze amakuru y'iminsi myinshi. Ni meza. Bya bikorora by'awa mwana byaroroshye se? Wahora n'iki ko kubw'Imana uriya muhungu wanyu yandabagije? Kugira ngo byamaze n'umunsi yanyakiriye vuba mbonana nawe kandi ntanyuze kuri ba baforomo. Yaramuvuye ngo ngwino urore. Kubw'Imana agira urugwiro we. N'umuganga koko. Ngo ni muganga? Muganga pe. Ntakamvure ndi umusindi atazantera urw'ingusho.
buriya se yibagiwe ko namugize imfubyi nkamurerera ku ishyiga de buriya yarabyibagiwe. niyo mpamvu wivuza iyo gihera unyuze ku kigo nderabuzima tegeka. ariko siriya nda yari igiye kuguhitana ko ari wowe wakuvuye. uko nyine icyo gihe ntumvaga se ubundi ugira ngo nari kumwemerera ko mvura na n'ubu ntabwo nabyemera. iyo abishaka ntiyari kugutsinda ku iseta se. ubundi se wabwirwa n'iki ko atandodeyemo kabutindi izanyica ruhongohongo. ushize impumu koko yibagirwa icyamwirukanaga. kimbonagwa neza akita ku bantu bose, inshuti n'abanza ka wa musamaritani wo mu ivanjiri. uretse ko ari n'itegeko abaganga bose bategetswe gukurikiza. arabeshya ariko arabeshya nzapfa mwisasiye keretse haragize imana nkinanura uyu munsi wa none. wishaka kwikura amata mu kanwa ndagusabye. amaraso y'umuziranenge yagukoraho. wowe na nzaba ndorara batengamaje kandi utari nyina. urarya icyo ushaka nk'urupfu none ngo ngwiki. menya ko nagushyigikiye mu bugiranabi bwawe. umuntu ugusigira imfunguzo z'icyumba cye. ariko koko nanjye ndamuhora iki buriya. ni akazi ke ariko ntakanyizere. maze nyiramubo wowe uzanume umbikire ibanga gusa ibisigaye nzabyikorera. ntacyo mvuze ntiteranya. ese nk'ubwo uzabihera he? ariko ndizera ko utari umutasi wowe kandi turi inshuti kuva kera. naho ibyo mbaza ngo nzabihera he? yewe urashaka kuzi nzamugenza uko nagenje nyine. dore nk'ubu mu kanya saa sita ndamutegera mu biryo no mu mayoga yimenamo mbere yo kurya. niyo yabitahura kandi ko biroze ntawankeka, ahubwo bakeka umuboyi we ko ari we wabikoze. ubwo rero umuboyi n'abashyitsi bose bamusura bashije ku icumu bazize wowe? bazize yewe hari gihamya zihari. uwiki imbeba ntababarira nihaka. yewe we kuko se urakomeje ngo ngukureho umutima. so nakwangwa kwita nabi. uranze izina ryo muntu uri ntampuwe koko. ni ukuvuze kuko we wabukwiye kubona. mbona koko kwica byo bidahagije. niko ni ukuvuze turi inshuti koko. uwo mwobo ucukurira ku bw'Imana aramutse awusimbutse ni wowe wawugwamo. ntacyo yewe ntacyo, dore na nyina yapfuye nk'ikimonyo. ubu se ntiyapfuye none nkaba nduganjemo. yewe we uzabike mu nda gusa. yewe sinigire inyiturano. ntuzamvemo rwose. amaboko y'uwo muziranenge azaguhamya. oya ntuzamvemo gusa nta kindi. ntuzamvemo. mbega umugore ntigica ni umurozi rubamba. agira ukuntu yahitanye nyina w'uriya mwana none agiye kwirenza iriya mana y'u Rwanda. ubu se nkora iki? bwiretse ko bw'Imana. ashwi da ibintu nka biriya sinabyivangamo bitangwaho ngo narifatanije n'uriya murozi. umuntu wize nka ko bw'Imana ni ngombwa muburiye yabijyana mu bucamanza. ntirirwa nanamye mu nkiko nshinja umurozi. kandi nta muntu ashobora guhindura imigambi kuko namubwiye ko atari byiza. ubwo rero ibyo naba mvuze byose nkitwa gateranyamiryango. ese ubundi ku bw'Imana ntira imbabazi dupfana iki? arya ngo nuko yitonda akaba muganga uvura neza. ni akazi k'abaganga ntibabuze. ariko masenge ko yatinze ubu ngubu yaheze hehe? ese wiriwe? mbese nakuvugaga wumva. mwiriweho mama. yego. maze umwanya ngeze hano ngutegereje none nari nakubuze. ndeka mwana wanjye nahuye n'abantu mu nzira barantinza. uzi ikintu naje kukubwira? ni ijambo ryiza rishimishije umutima wanjye. ndizera ko nawe kandi rije bugushimishe kandi ukazamfasha kubibwira ababyeyi. nkaho se mbwira uranyicisha amatsiko. ku bw'Imana uriya muganga ndamureba. turi inshuti kuva kera tukigana mu mashuri abanza ndetse n'igihe nari i Burayi burya twarandikiranaga. none rero yifuzaga ko tubana nanjye kandi ndabyishimiye rwose ndamushima. uko umuco rero bidutoza birasanzwe ko umukobwa agisha inama nyirasenge ku byerekeye ibyo kurushinga rugahama. mwere nzaba ndora wamunganya iki? ni umusore mwiza witonda yarize ni n'umuganga. wabona natwe tukagira muganga wa kizungu ba magendo ntibajye babona inzira iwacu.
cyakora ukuramerwe mu isaho kuki aye bigenze bite ko mbona usuherewe mama oya Rusi tabara wowe kanyagwawe ihute kwanza bandora ubwire kubw'Imana mukase yashagiye kumutegera mu biryo baba we mukase yashagiye kumutega kabutindi mu biryo ndagira ntowe yabuza nyaruka uwo mukwe mwiza ataduca mu nzara we ugapfakara nyabuze utari washaka nta mwese niba ushaka kungomwa umukunzi ubizi ute mama tabara nyaruka ihute mwabigiye inama se mase agomba ibisobanuro by'ubwo bufindo hakoreka njye gutabara umukunzi vuba hakiri wizu yaza dore saa sita ziri hafi ndasanga yabiri yewe kubw'Imana we ni ahandi yantanze ariko we kubw'Imana we ntukirya se saa sita nakuba mfite ikiruhuko cy'icyumweru oya disi we si ibyo ngibyo ntubibeshye ngo ukore muri biriya biryo ntabwo urabirya uyu mukobwa azakora ishyano biriya biryo disi ngo babigutegeyemo nyagasani we wa mukobwa uzakora ishyano niko wasaze se Imana ishimwe ubwo utarabirya nako izuba ricanye yewe si ryo gukinishwa n'ukuri nsarike hambwe izuba ricanye muzajya mumara ariko shinguka aho ngaho taha mbese urataha ubwo batagutoyemo kubera iki ije ku mwana avuga iri muniga akaburiya se akabura imvano we tubwire rwose oya nemusetseti rwose ntakabura imvano uretse ko bitantangaza ushatse gukora kubw'Imana ku isi oya Rusiya natubwire rwose ko byifashe umva reka mbabwire nyine masenge avuye hano tubwire rati ngo mukazi nguya ngo iki gicamunsi ngo ntabwo gisiga kubw'Imana wanjye murashyirwa mu biryo no mu binyobwa bye bya saa sita ahubwo nimurebe ko amahirwe n'uwo kubw'Imana atari yatamiraho ngaho ntabwo ntabyo nta kimenyetso Imana ishimwe yakana ujya kureba ibiryo watamuye ngaho biryeho ndarinda narya ibi biryo by'abana be ntabwo natetse niko ntabwo natetse kugira ngo nyamara urabirya kubw'Imana mpereza umuhoro wanjye sha mpereza umuhoro ndebe ko atabirya ubu se noneho ariko nzaba ndo ngaho ndekura rwose ngaho ubu se urashaka kunyita mwihoreye nyiramasere rwose papa mwihoreye rwose oya agomba kubirya imyifatire ye irabihamya ndajyana ibiryo kwa muganga oya mureke ndabijyana kwa muganga tubipime niba uburozi birigaragaza oya ariko se n'uwo muhoro nakubwiye ariko rwose ko atabirya cyangwa bimutamike aboshye yesha ngaho ubwira umumfashe muze tuyimutamike urabirya ibyo biba ari ibirozi biguhitane nta kindi urabirya urabirya kamira n'ikirozi kirakomeye hasi kizakubera wowe kuko mumfashije rwose ugende wa murozi ugende nta nubwo twasezeranye nugaruka aha ndagutema kutabiriye kutabiriye yapu kapari wawe wari ugiye kwica undi mwana kubw'Imana umubyeyi rero nawe Rusiya nkunda nta mwe buriya sinamwirukana kuko nta bubasha mbifitiye ntabwo wamwirukana nta bubasha mbifitiye gusa nicyo kibazo buriya ndajya gutanga igarama ahubwo mu rukiko abacamanza bazakora igikwiye rwose bazareba uko yamuraziyo yanyikiye umwana mbega yego harigiranyo ni nyinshi kandi yawe izina ni ryo muntu koko ni nta mpuhwe kubw'Imana shimira uyu mwari rwose kora hamwe yagize neza rwose ahubwo ni rwose ndetse ushimira na nyirasenge mwagize neza nawe nta muwewe ubutegetsi n'amategeko bizamuha ikimukwiye Imana irakoze ariko wangeze kure gushaka kubw'Imana wajya ucuranga buhoro urumva urwo rusakura uba buke kabiri natumyeho baje bagasuhuza ntitubumve bayibona bate ntabwo wagira ngo turabasuzuguye ahubwo niya nshuti yanjye Rusiya iribuze kuza konsura uyu munsi Mwiriwe mwo kwa Nzabandora ahubwo babona aribo baje mwiriwe muraho yewe nyiramo muraho neza erega komeza
wicaye hubwo na Lucia wanjye uraho mwana wa wiriwe kubwimo kubera Lucy nawe wicaye rwose nyiramo ko buke kabiri mutazanyira umusizi mu kanya twitegura kuza hano haje intumwe imumenyesha ko wa munywanyi we bizabara ndafite urubanza none yagiye kumushyigikira ntacyo ubwo uhari nta kibazo rwose maze rero sinti nawo magambo ibyo mvuga murabizi nukureba uko urugo rugomba kumira nyuma yari amahano ya nta mpuhwe ahubwo mfasha gushimira Lucia na nyirasenge bamburiye amazi itari yarenga urugara rw'ubweso nibyo koko ni ibisanzwe da tubabona umukunzi ari mu mazi abira ngo ubure kuzimya umuriro uyacaniriye siko naherutse kubw'Imana atanga ikirego mu rukiko byarangiye bite inkuru z'ibikuba koko yikorera amakara ubu arafunzwe nyirashyano nyine rwacuriye mu Rwambere rw'iremezo maze atsindwa n'ingingo ya 315 y'amategeko hana ivuga ko umurozi ari umwicanyi nk'abandi bose kandi ufatiye mu cyiho atarasoza umugambi we mubi ntaba ari umurozi mu mugome ahanishwa kwicwa erega na nyina w'uyu mwana ni nta mpuhwe wamuhitanye ukaba utaratubwiye burya ntibishoboka nta mpuhwe yabimbwiye yigamba anagambirira ibyahise nasanze kubibabwira nta gihamya yindi mfite ndabireka ikindi kandi ntibyari kuzuranya kwigendera iyo abacamanza imenya ngo amuciye noneho urwo gupfa kuko uwishe wese abishaka aricyo kimukwiye none yakatuye imyaka 20 gusa ahora niki ni ahandi hariko nyamunsi niza bitari yamusitaraho buriya se za mbabazi zihabwa abanyururu rimwe na rimwe wabona batazibonye yewe ni ahandi Lucy ntawe zigiye zitangirwa ya namwe mwize koko ntawe umenya byose ntambuwe dosiye banditseho ko atarebwa n'imbabazi arizo zose ahubwo mbere y'imyaka 15 byibuze y'igifungo kuko agarutse vuba noneho yarimbura imbaga yewe azawugwamo dorashaje nkatwe n'udafunzwe ntiyarambi iyo myaka nta kazi kurwisha igishira rusoma ibyabaye byagenye na nyirabyo abyeyi rero ndabamenyesha igitekerezo mfite ikihe mwana wa nakunze Lucia n'abarankunda murabizi none mutabyanze twiyemeje kubana bidatinze sha ugira ibanga igihe mwaranye cyose niho bivugiye cyangwa wonyuse mbutse urupfu reka udese na panarongoye yambwira rwose nanjye mbimenye vuba Harusiya bimbwiye cyakora byaranshimishije da nanjye rwose ndabishyigikiye ahubwo ejo bundi ni ugutangira imihango y'isaba nta kibuze rwose wanjye yibanira n'abana banjye bakazansazisha neza reka n'ubundi n'igihe wikozeho igihe ntarekaga nyina wakubw'Imana kugeza ubwo azize ubwo bushyari ntabizi gwareka koko bitera amakimbirane mu muryango gusinda sibyo ni bibi kuko byambuzaga kureba igikwiye kubw'Imana ndakumva ko kuriho kubw'Imana naragutatiye ntiwantinya ngo untenguhe none dore ndatengamaye sinzongera gushaka umugore dore ngeze aharenga n'ubundi bavuga ko wirukana umugore uguguna igufu ukazana urimo urabunguri wowe mvugira ibintu rwose wimvugira ibi humura mubyeyi tuzagusharisha kibyeyi yo ndabibonye ko iby'isi ni amabanga kandi ngo ntawangwa na bose ahubwo icyama nkavugira rwose nko kuri radio ngo mpanurira batunganya amagarama ku munzani w'akababaro n'ibyago babwire kwitonza hinga itongo ry'inkuba kandi ko inkwari turi itongo ry'uwayihiga giteteza vuga ko wihoreye ahonga bike ngira inama nanone bantampuwe bajye baca inkoni zamba kuko nta nkubi kubita umunyabugingo